none se Nyamabo uzi gusoma hano handitse Primus bubyananira ngo niba ari twice example Rwanda Fest beer reka baza nkubaza ushobora gusoma kuba uzi gusoma sibyo ntago ari gusoma icupa gusa nasoma by the way ku icupa gusa kuko uzi ko handitseho Primus oya handitse ngo quality ako najyaga mbona mbere ujye ntamutu message ngo how was the night how was the night boss ijoro ryagenze gute boss yes none arakabajyaga batwigisha ngo vuga ngo aye maji yujo ngo nta cyahindutse ngo vuga ngo ngaye maji yujo iburabe byabaye ubona ari uzabihomberamo we nititi wabihomberamo nose ko nyamba mutizaga imodoka Asante sana tubasuhuze abakurikiye Wisdom TV Rwanda igicamunsi cyiza aho muherereye hari hose abari mu Rwanda burengerazuba burasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali tubasuhuze cyane diaspora mubasha gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda mwamaze kuba of course abanyamuryango bacu muri abantu mudahwema kutugaragariza yuko mudusapotinze yuko muri kumwe natwe umunsi ku munsi natwe bikadutera imbaraga cyangwa se bikadutera umurava wo gukomeza gukora kugira ngo tubahereze ibintu byiza bigezweho uyu munsi turi kumwe na Bondiste yongeraho gikeri bimeze bite shaveneza ndashimira ibintu n'amahoro n'aba diaspora diaspora utazisoje se waba we nawe nazirarema ni bazima kuko buri ko badukurikirana ngo biriya bituma nyine views ziyongera bari bakuremera hose batangiye kujya bandemera hari uwo bita ngo ni Isaac uba California yewe azandemera ejo watangiye kwizera icyo utarahabona ariko icyizere kirarema abura abafana mu nkuna kandi mwankurikira ku yandi macomo ku yandi macano twaherukaga ahangaha noneho tubatekeye capati uriya mwari mudukumbuye ni ukuvuga ngo n'utuje nk'amenyo ya ruguru rero mwongere mukande mugire gute mujye muhagarara umutima no kuvuga ngo kabisa none tuje kubaha ibintu bigize gute ibintu byiza cyane nuvuga ngo narabwe kwi mutipe no mutipe mwiza ushima Imana abantu ugira umutima mwiza ariko ukeneye n'umugore kandi ntabwo yagira umugore adafite ubushobozi mukande rero kugira ngo ugire n'igikwe kiboneke Nyamabo bimeze bite bimeze neza pe ibintu n'amahoro n'amahoro nta kintu Imana bameze bate ubu nta kibazo cy'abana nyigira najyaga nyigira mbere ntarabona renyere ko renyemeze nk'iyabonetse ntabwo ujya kurya ngo bibagirwe oya umeze nk'wa mutipe gutanga bitatu nubwo amaze iminsi arwaye indeze ntabwo ujya bikurikira ntawe uzi umuntu wase ejo bundi ayikanombe anyway reka tubasuhuze abantu bagukunda barahari ntabwo babura barahari benshi cyane n'abakwanga n'abanyaga nabo ndabashuje mbikuye ku mutima hari wari wabikubwira ko akwanga uyu ntabwo babura ntabwo bose bagukunda abantu iyo umenye ko umuntu akwanga bigenza ute we niwe uvunika ngeze n'abavunika gute nagano ngo buri upakira ibintu byinshi mu mutima iko umutima nawe urushaho kuvunika uwo mwitwaraho ute umuntu akwanga se bamwitwaraho ute sugerageza kubana nawe neza asante sana cyane twari twimiye location kubera ikirere kitari kimeze neza Nyamabo karame wabasha gusengera umuntu isengesho rimwifuriza umugisha akwifuriza nabi ubuse nagiranye ngo nka wa mukobwa wavuze ngo niyo yaba yapfuye ajya kumwishyuza amwishyuza iki se amwishyuza no muri mideni ubuse ntago wakwifuriza umuntu kumera neza kandi wowe yakwifurije kumera nabi biraze ko bava ngo ijisho rihorwa irindi noze ko Israel bikora ibaye iki bibuza gukomera urate kuvuga ngo umuntu niwe wagukoreye nabi nawe wimwitura ubundi ikintu abantu babanga no kuvuga ngo buri muntu agiye akora ibyo bintu isi yashiduka irangiye uko uhemukiye umuntu wenda tubare nk'amateka y'igihugu cyacu bibaye ngombwa ko umuntu agira nta munyarwanda waba usigaye ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ibyo bintu biba atari byiza guhora icupa rya Heineken risobanuye iki kuri wowe icupa rya Heineken se kuranya risigaye rifite amateka kuruta ya ngunda ni ayahe mateka icupa rya Heineken rifite kuri wowe ntiwumvishe ibintu nirakiragasha ibintu bashimwe n'uwiteka reba ngo nicaye ntiwumvishe ntuza wa mukobwa witwemerera ibintu yakoze ariko ari umuntu umwibasiye witwa Gasuko niba Gasuko apfa ikina Emeline niba yaramwimye se na Gasuko yamugezeho kontutu wapi yewe
none rero batekereza ngo buriya wenda urabona ko arimo abantu benshi batazi ibintu by'inkoranyambaga cyangwa bya social media wenda ngiye nkabona iturukiye hariya afite nyashi nazicishemo komeza nta kibazo urabona nyashi afite oya nta kibazo ako ko ndewe uyu mukobwa arimo aragutera irari nyamaho oya no kuvuga namaze ngiye nareka nabayahana imyaka 7 nareba abagore mbona mbareba ntukagiraho ikibazo ushaka kugira ibyo manyango mbarebe nta mugore mbona ibigabo gusa nta mugore mbona reba nk'uwo uhagurutse uyu nguyu wamubonye iranzobe nawe ateye ubusambo nibira rero bavuga kuri ukuntu yambaye wamugukopa namushobora se ko bazaga bashorwa na Heineken asajyamo aya muraba kuri Emerine tujye nk'ubwo Emerine wenda urabona ko ngiye nibyibuhiye wera sinigeze amenya amakuru ye turahuye ndamuterese nkoresheje uko mugejeje mu rugo urabona nifitiye gutya kanyabuninga ngezeyo urumva twari kukizakiranuka Sonya ubu koko iyo ugeze mu gitanda urabibasha kwenyesabura ngo babyita kubazaga babyita kwenyesabura cyari nabarasa nkubwire yero kuntu isiteye nako niba ari iki kuna abagabo cyangwa abagore duteye ngiye urabona ko mbyibushye umugore wanjye anca inyuma nawe urabona ko unanutse nawe umugore waguca inyuma ibyo nayo wewe furamire yabyo urumva rero umanye nayo ukuntu biteye hari uwo muhura ngo umugabo wanjye ngo niki ngo nyumvira mu gifu ariho duhura kambwa ati iyi ngiyi niyo nikundira ubwo nayo rero ukuntu nyine ibintu iki ukuntu ibintu bikoze muri iyi minsi ngo abasore ntago mushoboye niyo mpamvu abantu barimo bariyambaza za Heineken rwose ngo nta gahe bazagize nk'umuntu kugwa ubuzu nkawe koko kora nawe yakoze kosa Heineken mu ruhame hari ikintu ubasha kwigezaho none uriya rubu ntabwo nari kuzamubona none se nta bandi yahoraga nabo bafite ingufu reka byaranze watuma n'ikinini muri farumasi bamwe byongera ingufu enewe bariya bo bagaragaweho sino kuvuga ngo uzi ko banywe n'urumogi ako sino kuvuga ngo n'ubushobozi buki kuko n'ubundi bariya n'ubundi bisanze ari ugufata amashusho bakayasakaza ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kugurisha ariko ntabwo bari bazi ko barimo kwishyira mu kaga tuzi ko bari bafunze ari 3 yego ahubwo njye n'ubanga ntabwo ari 3 ni abantu 9 hafunzwe 6 n'uwabyohereje uyu wabyohereje niwe nari gufunga n'uwabakameye barananabareka ariko uwabakameye n'uwabyohereje niwe twakibonanira ibaze nawe nk'ubu wowe niyo ngano yawe ubaye bagufotoye wambaye ubusa waba ugaragara gute wanjye n'ubundi kuba ko inda yaragapfutse inda yaragapfutse nta kintu kiberayo oya ni inyara uravuze ngo ntago igira ni inyara ubundi baravanga imirimo myiza yashimwe n'Uwiteka ukaba wabyutse winkwe oya ntago umugore ntago ari Knowless niki yibayita mubimba Knowless ni kakandi gatanze avakura ko ndise rero yarwaye ntago azongera kukanywa Shanzovu yarwaye na yakamwana tubifurize quick recovery ewana uzi ikintu bakeneye ngo arimo gushaka ibijumba na sitoro gusa ako ubundi ni ikihe kigiye ukunda kurya jewe nakubwiye ko ikintu cya mbere nshima Imana yankoreye kurusha ibindi yampaye inda imeze nka ruhurura Imana yaguhaye inda imeze nka ruhurura inda nziza pe uko inda yanjye irute nka nyinshi ntirobanura ntabwo irobanura ikije cyose irakira ariko ibyo bisigaye byarananiye bikunanira gute se ni kuvuga ngo naje mbiharaye ariko maje kubihaga urabona iyo umukozi avuye nk'ahantu waje gukora muri resitora kandi n'ubundi ababikora muri bya biryo nibyo umukiriya asigaje arabirya ariko nyuma y'icyumweru aba yarabihaza kurya se bireba akegera ariko ubu ushatse kuvuga bya bindi bavuga ngo ntago wamena ibyaraye ubu wabimena wanjye ntabwo buranya nkunda kumena ntago njya nkunda umuntu umena ibiryo ubu byaraye wabyuka ukabikubita pe kabisa yewe bari kurabona ukuntu nsiga ndi bogare akurasa neza oya cyane rega n'ubuvanga neza rimwe na rimwe rya bibwira ko bino bintu tubamo bitagira amafaranga cyangwa bitagira iki ko bino bintu byafasha umuntu wanjye n'abaturemera hari umuntu wavuze ngo noze ko bibafasha ngo tukaba dusaba ntabwo twebwe dusaba niba umuntu agwamaga kubaza nimero yanjye nuko birakaba nkunda yego none rimwe na rimwe twebwe narwo tubahamagara nibo baduhamagara bose umuntu aguhamagara umwanga kuremera ukavuga ngo urabona ngo narakize ngo byihorere reka n'ibihugu birafashwa nanswe twebwe Nyamabo ni irihe deni waba warigize kujyamo ukagishyura bikugoye cyangwa ntunagishyura ideni none nigeze kujyamo umuntu oya niryo nishingiye umuntu aragenda
wishingiye umuntu nishingiye umuntu 500 arabifata aragera ntiyabyishyura akaba arigihe bazabishyura bayamuhaye se wowe watanze iki oya ntacyo kuko ntabwo bari bumuzire karinge bazi niyo mafaranga nishyuye nijoro ati ibyo byose uriya mugabo ubwo afite inda ni n'umwizere banamwitaga Eric yaranamemukiye nyishyura nivovota ariko arangiramo akureba icyizere ugirirwa n'abantu gituruka ku ki burana buvanga kugira umuntu agire undi muntu icyizere ntabwo ari abantu bose hari igihe biba bituruka ku miterere imiterere yawe ni iyihe nyine ituma nyine nanjye niyo mpamvu nakubaze ngo uzi ko hariho umuntu ureba undi akumva aramwanze uzi ko hariho n'umuntu ukumva aragukunze hariho n'umuntu ugira amaraso meza njye ni umuntu bagira amaraso meza umuntu akugiriye icyizere agukubisa amafaranga iyo umuntu amaze kuguha amafaranga ni ibihe bitekerezo bihita biza mu mutwe wawe uyu ngubu karo kanya mbonye amafaranga iki nahita njya muri studio gukora amashusho y'iriya ndirimbo iyihe ndirimbo iriya y'abariyo yego mana bo ku mutima turirimbira iyo ndirimbo ntabwo yizi se ntayo nzi baravuga ngo turabareyo turabareyo bo ku mutima turabareyo turabareyo bo mu maraso no kuvanga iyo ndirimbo ndashaka ko narangije kuyikora kuri YouTube iriho bita Nyamabondo TV ndashaka yuko niyo nagira imana nkapfa izasigara iyoboye witwa n'ingize oya gupfa se reka rando ufitanye n'urupfu oya no kuvuga ngo ngewe nemera ko gupfa biri mu bintu bigize umuntu hari igihe navuga ngo uragapfa ukajyaho kabyimba cyangwa wenda tubare nk'ubu ngubu urabona ko untayemo nk'akabyere wenda ukabibwira nk'umuntu ngo wanguriye byere ukuva umuntu ngo arimo aranyurira njyewe uyu muntu anyuriye yaramaye ikintu nta kiba bimbwiye kimwe nuko wanyurira utarakimpaye ubushize wagiye gufana Reyo ya bayikubita mukuru bayikubise baravuga ngo njye wahitaye umwaka bayikubise barayikubise baravuga ngo mu kiganiro ngo ibiki n'ibiki mwibaraguje we na Yakamwana bisoza baguhondaguye Reyo itaha y'imyizi mose si wowe wayimagiye baravuze ngo nahitaye umwaka kuko rero agiye kuririmbira ninjye wacuranze noneho birangije ahantu hacuranze Nyamabondo n'ukuri ko nacanye umucyo nari nambaye timba ariko no birangije byo gukodesha ntabwo nzongera kubyemera isarize ko ngo turinyere babikodesha twagiye hano i Remera hano kuri uyu mwanya kabiza ari inyuma no twagiye kubikodesha barabankubisemo timba abankubisemo igipantaro ubwo se timba wari uyambaye gute ikintu ntabashubije n'iki yari kwambaye iki ntabashubije waragishimuse oya nacyo baragikodesha none ko utakibasubije ntago bakinyatse nari net naka ngaka cyangwa nzakakuremera akuko iyi si original akobore ko nzakubitisha muri clip nzakuremere uzakandemera kandi wabona nkwikiye oya ariko byuva mubwire ibintu by'ibanze ugiye kunkura n'ibiriya nkajya nza ndi muraya mpinduranya amaguru bavuga ati yego ubu ngubu ngo urimo riga provisoire so uzagahamya kuri ebyiri uzayihamya se we n'ubu bango nyengera amahirwe buriya niyo ntanakora buriya nzagenda niba bavuze ngo inzira nyabagendwa ngo iki n'iki ngo umuhanda ucagaguritse njye nshyira kuri A njye nshyira kuri A nimba nari kuri D nshyire kuri D uzarumoroge zose warazisomye urazi makuzungu harimo 75 165 niba ari kangahe ndabikurikira nsigana naraguze smart TV none se Nyamabo uzi gusoma hano handitse Primus bubyananira ngo niba ari kwayi example Rwanda Fest beer reka baza nkubaza ushobora gusoma kuba uzi gusoma sibyo ntago ari gusoma icupa gusa nasoma by the way ku icupa gusa kuko uzi ko handitseho Primus oya handitse ngo quality ako najyaga mbona mbere ugiye ntamutu message ngo how was the night how was the night boss ijoro ryagenze gute boss yes none arakabajyaga batwigisha ngo vuga ngo aye maji yujo ngo nta cyahindutse ngo vuga ngo ngaye maji yujo ngaji yujo cha aje yujo wavuze se as usual cyangwa as usual none hari umuntu wanyigishaga hari prof nyine wari uri hariya ariko yagiye kuvuga ngo ibira wumva mvuga nabyiza amezi 3 nabyiza amezi 3 ngiye gutaha wabyiza amezi 3 iyo niga nka 6 yonyine uburagamije ku buryo nk'uwo mukobwa duwe nabwo ati can I give me vagina
ubwo mu kinyarwanda bisobanuye oya ntabwo byemewe bataduhamagara kuko buri cyongereza gikoreshwa n'abantu twavuye i Bugande bamwe muri twe n'abandi bantu barimo kwiga muri iyi myaka ariko vagina ntabwo nava kumenya icyo ari ni nk'uko mvuze ngo I don't have penis abakumva ibyo ngibyo ni bake none se yes tuvuze ngo uriya muntu ari virgin baba bavuze gute ari vagina bivugitsemo kabiri se ari vagina nziza hariya nk'uwo nguwo nyine afite ntabwo narayizi yire cyako so umukobwa umeruka hano yarameze nk'umuntu warakaye kubyo urabona ko iyo yishimye aba ari beautiful abonye ku gaseko ke bafite n'amaso meza abonye na skin oya nukuvanga afite face nziza pe anaseka neza oya none ikikubwira cyo ntabwo yigeze nisiga yisiga te oya kwa kunde babandi bisiga ugasanga hano ameze nka tashe ya gisirikare afite kabara sasa ntabwo ujye babona abantu ugasanga yarihinduye none arapfuba biranga none minsi yashize amavuta barayafashe babayeho nabi cyane reba hariya runguruka hariya hariya hari icyo ubonye se nkaba rero nibo ejo bundi perezida yavuzeho ngo n'icyo bafite tudafite nk'uko n'aba yambaye none se nyamawo karame ukimara kubona Heineken wafashe izihe ngamba urabona Heineken ntabwo inywebwa n'umuntu uwo ari we wese Heineken buriya itera n'umwako najyaga mbibabwira none mwahise mubibona none se ejo bundi Miki uramuzi Miki umusheri wa Agi Promoter nta ndumva ntamuzi yakundanaga na Regis bakinanaga na filime urimo kuva Miki umwe muremure ufite mama ufunze umutwara abanaga hariya ejo bundi mu kiganiro yagiranye bajya bavangarirwa na jenoside ntagarikwa jenoside yacuruzaga urumogi ejo bundi mu kiganiro yagiranye na Murindahabi yavuze yuko na Titi Brown nuza batandukanye na Nyambo yes ntabwo banye nuza arimo ararira zimereze nazo bitsereka nk'umwana batandukanye se ngo Nyambo we muziri kwanirire nabanye bitsarira none tware bwatirira gutira ikigabo arambwata bagwe byeri yarajijishaga none oya mitsereka byanyabyo kuko batandukanye se ahubwo mitutsu banza kunda Nyambo none se indes ariko Nyambo sinabonye Nyambo nayo yabonye undi ubungu ari kumwana gise iriya ni prank iriya ni filime bagiye gusohora yes iriya ni filime bagiye gusohora barimo gutwikira bana titise nigikwa makuru avuga oya batandukanye na muri Titi yabivuzeho reka Titi kujya menya ko twabanye hariya ari ijimi yanjye iburabe yabyabaye ubona ari nduzabihomberamo we ni Titi wabihomberamo noze ko Nyambo yamutizaga imodoka yajaga ncaho nibere ahantu yamutije imodoka agaramye urumva rero ni wabihomberamo oya rero imodoka yanakodesha ariko oya ariko gukodesha byari ufite ntafite amafaranga oya bari mido none se afite cano oya no banga abantu babahanze ntabwo ari umuhanzi ni umubyini uriya ashobora kujya kubyina ahantu hamwe gusa inote ya 5 akayitahana ijoro rimwe none se byahoraho senga se imyenda babatiye kuvuga ko bambara ibyo batagira oya narabijyamo narinzi ko ari ibintu bigize nta muntu ugira amazi ugira ikintu abastari bose batuye hasi uvuze ko ntabwo sinabwo ko nagiye gutira nari naragiye rwose kandi umeze umbyubushye nk'umuntu utaninya barashaka ibintu bimwe ariko barabibona barabishaka barabibona none se ubahubaza Miki aherutse kugira telefone zawe zirahari nta kibazo agira kikawe na Murindahabirene aravuga ngo iyo agiye mu gitanda n'umuhungu yagiye hehe mu gitanda n'umuhungu nyine kwenyesabura agerageza uburyo bwose umuhungu yiyumva yuko yakoze akazi kandi ntacyo yakoze bari kuri umukobwa kubera ko urabona yabyaye akiri mutoya kandi n'ukuntu areshya n'amataka afite buriya wasanga afite bwombo nini oya ntago ari icyo yabivugiye yavuze muri rusange ati twebwe abakobwa turabahereza mwinezeza ariko ntacyo mwakoze we ntacyo ariko zero vaha nanyuze ubundi wowe kujyana nuza byagenda bite reka bari danje none se reka nkubaza iyo ugiyeyo urabikurikirana neza ntago wabikurikirana neza tseretse wenda iyo ugize ugakirije ubwo bwose nawe ushyiramo ingufu akananirwa mu matako gusa ku buryo apfa kuvuga ngo gira ariko abantu bashobora kuba batazi Nyamabondo wari
kuramo iyo t-shirt usigarane iyo sengeri. Genda usuye. Aka iki ni igifu koko. Dego. Ubu ntabwo ukibasha kurya. Reka wambaye neza sengeri nziza cyane. Ahubwo ugize n'Imana nkapfa nayikoze ngiye Gisenyi. Ari nawe kubise ukuntu nagiye mikrofone. Nagiye gusinya ahantu kontara. Nagiye Gisenyi. Mamuye n'umutipe dura kwa Nyirangarama. Baraduye barabate narakubuze tundi umufana wawe. Abarancuhuje. Bamukubise big up. Abarambwe ati narakubuze ati baza mbwira nimero yawe. Ahita mwikosenkana. Reka. Zako kanya navuga ngo nitwa Kanaka ahita yatwikaho. Abarambwe ati fata nimero nyine umubwira tugeze Gisenyi. Ni cyawa star muturusha. Afite imodoka ye. Turaye tugeze Gisenyi. Tujya ku mazi. Tugeze ku mazi tuba tugiye mu bwato. Tugiye mu bwato ubwo ngomba mvuye mu wa mutipe tuba turongeye duhuriye kuri Serena. Abarambwe tujye mu modoka ngo twanda avuga ati wapi taro umuntu turi kumwe ati nago naje kugira. Bose kigigero mu Kigali mu magari. None abarambwe ati wowe ati ngewe tugiye kwikoranira. Tenda tugiye gukorana turakorana iki rero. Bo bamara nitse kontra kuva nabaho. Ubwo abarambwe ati tugiye gukorana iki. Wowe ibintu by'ibihangano tugiye kujyana ujye uririmba ibyo uririmbye nijye uzaza byamamaza nanjye uzagira gute ubishakira abakiriya naho uzajya kuririmba n'isoko byose. Yes. Ati channel yanjye YouTube mfite turayita Nyamabondo TV. Ati channel yawe channel yanjye mfite turabihindura byose tubyita Nyamabondo TV dukira iki byose na nimero ya telefone. Turagira amasezerano tuzigo bari tugabana 50 kuri 50. Yego. Ati ravuga ati je ntari bije ndi tayari ndahari n'umwana kwa pasiteri. Yego. Munateye kimwe ariko wowe kinakurusha bakurusha ubukoboye kuko ubona ko ufite discipline y'ababyeyi wagize n'umwana umwana wo kwa pastor agiye muri bino bintu urumva bava ko yananiranye ubona narananiranye uyu wo nguwo uva mutere kimwe cyangwa iki oya ubu mutipe yabigenze bite rero urakembe nje Kigali nkimara kugera Kigali yese amamagara mbwa turi heye ndavuga ati ndi hano ba mu Gitega ati ndaje kugufata ntabwo yigera n'amaguru twamenyanye akahita aza kumfata ubwo mbamuye n'umukobwa mwiza w'umwana muto cyane witwa ngo DJ Sweet. DJ Sweet urinze urimo kubikora nawe wafashe umujyi. Ubwo tuba turakoranye akora mu DJ arimo kuzamuka neza. DJ Sweet arimo arakora ibintu byiza cyane none wanamumenye uramuzi tumutwikire ni namukuru buriya ntago ari umwana tuba turatwitse kose shaka ndebe uramukobwa arimo arandebera ibintu akagira ibintu byo mbikizeho bagutaye we nije muntu munini ufite penesi ngo ari hafi gutakara urabyumva ubwo tuba urajya kumega amatura bipfu kandi we muhamagaye ngo bimwereke cyakoze ashaka uramukobwa afite mu kanwa nk'ayo kabisa nk'ahimbwa uramukobwa yitwa Frega kuki utaje kurana abanyabitanga se ndebari mwiza urabona ari mwiza ndabona afite isura yacuruza akwe abereye umugabo nkawe oya uriya sura aramushobora uriya si umukonyine nawe si we free wanyu uriya nawe ni Heineken nawe urabona yajyamo nabo kuraba amataka afite ubwo umutipe bana tuba turagiye abaragiye kuza amasezerano ubwo yakoze amasezerano ndimo ndarya yari yabanje kongurira inkoko akamango se ngavuga ati wowe bisinye ntacyo ntago niriwe ndebaho abanyuze batwe ko tugiye kwa noteri hano Kicukiro tuba turagiye tuba turasinya twamanje nahise njya muri studio gukora indirimbo ngitego n'indirimbo 3 sinarize ko nzi kuririmba mbango indirimbo ngo twenjoying indirimbo ngo ngo nyisohora ndakuvuga ngo noneho n'igihugu kizahita cyemenya yego urabyumva yabivuyeho umutipe tuhita tujya Butare ariko zira dukora utuntu mu nzira araho wabonye nyine Gisoro arabonye ngira gute n'iki asa arubizi cyangwa arurimo kujya gukira Gisoro rabizi yes bure iwaje fira mutera muntu wansinda reka ubwo yabana umutipe ibintu byose abikiraho ariko ubu ntabwo nyimuhamagara ngapfati reka kandi wabonye ko ibiganiro bitanu namukoreye byibura no ubu ngubu nk'ejo wasanga arahembwe hagati nk'amayero 500 cyangwa 600 yego
ariko ntabwo yigeze amfata. reka yamaze kubona umutwicaye taku rero n'ubu ndashaka gusubira kwa noteri genda ndi bwijyane mu bweko mu masezerano twagiranye nta kintu kimwe yigeze amfasha muhamagara zabisinyure izina ryawe nayishyire kuri channel yanjye. hari umuntu wigeze kuvuga ngo nimuzane ibyo bishanga tubihinge, nimutabizana ngo tubihinge bizahingwa. Iyo story rwo nyiyumva baramutse bakubwiye ngo muzane ibyo bishanga tubihinge, wakumvamo iki? Harimo amagambo abiri, wakumvamo iki? nyine tubihinge no guhinga. nta gishanga wakumvamo. Gishanga aha ngo ntamanuka uranyonga. ahubwo se umuntu wavuze ngo ntamanuka uranyonga buriya yarashatse gusobanura iki? Ni ukuvuga ngo nyine ni nka kwa kundi nyine abayinyesabura y'abakongomani uvuga ngo yima yose we. hari umuntu wigeze kuvuga ngo wabera urashatse ngo ndabishima ingezemo. ubu ni umugani. ubwo niba ari umukobwa waragumiwe niba ari iki bamwe ngo uzarongorwa wowe ngo nzayibara igezemo. andi makuru se Nyamomo? Amakuru ishumi zanjye zirarwaye ya Kamwana uzi ko hari ishumi yanjye zarwaye, Nzovu yarwaye, indangamirwa zazikozeho cyangwa ni ukurwara bisanzwe? Oya Nzovu we uregisanishije nk'umuntu nkanjye wize Nzovu ngo basanze afite isukari. Yego ni isukari n'abantu bayizamuye cyangwa harimo n'agakoko. Oya nubura no kuvuga ngo buriya Nzovu bagombye kujya kubarebera kuko bari abantu urabona binyesabura ahantu hose. Kandi uvuga ngo utekereza indayi uhasenyiza kaguhijana ryo kunywa isigara. Urumva ntago ziyubaha. Nyamomo Karame, mbere yuko tugana ku musozo, ahangaha ni kuri Wisdom TV Rwanda. Iyi ni Wisdom yacu nababwiye ifite umusore mwiza cyane. Ariko uzi kutabaye umusirikare we. Jewe ubona nabirwa no gukora iki? Uri umusirikare uvango we ntago utari bano ngo niba ari babita ngo CTU. Ntago ndi CTU. Oya ntube yo ubyibura ukabura nka militari. Aribo bafata. Ubona nzabona umuntu unyemera kuko ntari CTU. Oya CTU sese nuzabivuze nawe uteye nk'icupa ariko nawe buriya shaka gutwika. Ushatse kuvuga ngo umuntu wavuze kuri CTU ateye nk'icupa? No ntago uzihanganya DJ Brian. Wenda ndabikunda. Ko njye DJ Brian ndamwemera. Urana uvuga ngo ni umuntu ufite wivanye afite nawe yigejeje. DJ Brian nawe baherutse kumupima ariko basanze ntaki. Oya DJ Brian ntago nk'itabi. Hari umugiro umurimo kabiri. Oya uvuga ngo swingi ifatira nagacupa. Ko nyine muri video zabaye Merine ko humvikana ijwi rya Brian. Oya yararimo se. Hari igihe nukuvuga ngo ni nkuko twatwicanye gutya. Je ndimo ibyashimwe n'Uwiteka ariko urimo ntacyo nirimo gukora. Kandi urimo kuvuga. Chano yitwa Frega TV show urayizi? Frega. Ngo ntago nyizi ngomba kwimenyekanisha. Yari yura mukobwa ntago mbizi. Frega uwe mukobwa? Nta mukobwa nigize kukubwira ngo yitwa Frega. Ikaba yitwa gutyo se? Frega. Akaruka nitwa se nyirizina. Kandi atari niye. Hagariye? Kuki atari yese? Ntago mbizi. Cyakoze uyu mukobwa no kuvuga ngo ahuje n'abanyabitanga. Yabaraga couple keza. Yabicaye na Nyabitanga barimo kudondora. Nabaze kuvuga hano wicaye ni kuri Great Apartment. Great Apartment. Kuki kunda kwivuga ariko nta kintu iraguha. Sinabonye wishyura. Ndishyura je. Nubura rero ukabivuga batagize. Nje mba ku. Nuvuga ngo twagombye kwikosomasi. Nta kintu bagombye gutanga. Babanze bishyure. Uko bivuze gutya iri hafi yo ku kibuga cy'Ikanombe iki niki. Cy'indege. Aho ureba abana beza bataho bakwe. So niba baguhaye ko. Ariko se ubu ni umukobwa cyane umudamu. Icyo bataguhaye ni umukobwa. Sazabona umugabo. Kubera iki? Shaka abagabo babuze na Nyabitanga aramubuze ariwe mwiza na nuza n'abandi bitarinda. Ubu urabona bitagora. N'uwo bita Judy. Judy uramuzi? Judy n'uwo Eriko. Judy nawuzi. Judy mwubyina ubusa. Judy ndamuzi ni ishumi yanjye. Ukunda kubyina. Ndamuzi. Ndamuzi Judy nyine basi mwiza. Nuko ari mugufi. Areshya nka Primus. Nuko ari mugufi. Nyabitanga se? Nyabitanga bari kuvuga ngo mu bakobwa bose ba muri social media. Niwe wa mbere mwiza. Cyangwa nuko mukunda. Nk'iyawe. No kuvuga ngo nawe buriya ufite imiterere yawe yihariye nk'umuntu ufite discipline. Ariko no kuvuga ngo bitewe nuko twebwe ntago dushobotse. Rimwe mu twita uvugisha ukorereka. Ariko no kuvuga ngo buriya Nyirabitanga niwe wa muri bino bintu wowe nawe
uri kuri discipline ku rundi rwego. ni umwana mwiza ariko Ni umwana mwiza. Yewe ndamukora n'ubangagira gahunda. Ngo uyu munsi turi kwa gatanu. uyu munsi rwari kutujyana twari kuba twagezeyo tukararayo ejo tugakora ku cyumweru tugakora tukaza ku wa mbere buri muntu yamwemereye ibihumbi ijana. Reka muri bangahe? Turi batatu bari abarwa twari kujyana. Asante sana cyane, reka tugushimire Nyamabo kabisa, murakoze ariko ntabwo turasoza n'akandi kagiye kuza mu kanya. Ni uvuga ngo abafana mu nkunda kandi mu nkurikirana mukandi bakanda aho ngaho kuri Wisdom TV Rwanda. Kuri Wisdom TV ibyo biranoroshye kubyandika, ntabwo ari nkabiri nkaraze navuze ngo niriye Frega urumva ko Frega sabamye babyandika gutya ngo Frega niba ari Espanyol ni igiki uraje kwimuka igitunguru. Yes bafana mudukunda kandi mudakurikiranye nahakagaruka. Buretse kugenda manze soze nanjye wowe gusoje ngiye nasoje. Wasoze iki se? Ari igikorwa wari urimo kabyo babwira nabo basigaye bakoresha amacupa ariko ubundi Frega wagize ukarongora wowe. Jewe ndangira umugore urebe icyo ngukorera none mwambwe ugiye kurongora umu ofisiye ibyo bintu zabikate. Oya arahari no ngana butaha cyangwa mwashkwanye. Asante sana cyane, reka tugushimire Nyamabo. Yes wakoze cyane kuza kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV Rwanda. we ntabwo nabura kuko ndakwemera. Uri inshuti nziza. Yes ari hano nifite nagiye gukora mu kanya ariko uruvuga ngo bantegereze mbanze ngorane n'abano bantu tubatumuranye iminsi kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Rero reka tugushimire, tukwibutse yuko dufata amafoto meza abantu nibo bambere bagira amafoto meza ku bintu byose bibaho. Yaba ari ubukwe barafotora, niba udafite amafaranga ufite adresse baraza bakagukorera ikintu bakora gusoma ubaha aya essence anduka yabaha witonze. Twitwa Fred Images Photography. Nayo niye mutagira ngo gize nabyo nibye ntago ari byo kuvuga ngo kinako turimo kwamamaza. Yes murakoze kandi dusuze nora mu cameraman yitwa Dash. Ura muhungu uramureba gute? Fata microphone. Ura umwana basabananiranye witwa Kineye. Urabona ari we. Nabona manje kugira ngo niwe. Wibandi uruva. Uyu rero ntago ari ibandi. Oya biragaragara nyine ariko barasa. No mwana ntago nabana n'umuntu umeze gutyo. Bana uvuga ngo kubera kuri smart ubwo muri kubana n'abantu bari smart. So Nyamabo wakoze cyane. Uri mukinnyi wa filime? Uri n'umukinnyi. Oya ureditinga. Mu filime se nako naho ndakubona ukina kwandi. Nuvuga ngo nawe mu cameraman akamaje uzi gufata filime zo no kweditinga. Wamuhaye hit yo gukina filime se. No kuzandika. Nuvuga ngo kugira ngo tumaze tubirebera n'abantu bamumenye hari akaroto tugomba gukorana k'iminota 20 cyangwa iminota 10 kugaragaza yuko n'abantu bafunzwe bafungura bakagira icyo bakorera igihugu. Nanjye ndimo kugira ngo tugashyira tukabona amarira gakunze. Uri tayari ako kantu muzagakora? Ndi tayari. Nanga ni ku magambo gusa. Oya ntago ari ku magambo gusa tuzagakora no ngomba gushaka imyenda y'iroza. Bita Dash. Ngo yitwa Dash Presents. Dash Presents. Hari Dash nta wundi muntu witwa Dash ra. We ntago ari Dash muri ko. We narigiye kubyongeraho. Asante sana cyane, mwakoze cyane kudukurikira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Naho utaha Nyamabo wakoze. Mirimo yawe yashimwe no witeka inkwere ka Knowless. Kabyera Amen. Mwa Primus. Mubimba. Asante sana.